Understanding the Bible. Iyi nteruro iri mu rurimi rw'icyongereza. Mu kinyarwanda irasobanura ngo sobanukirwa Bibiliya. Gusobanukirwa Bibiliya nta kabuza birajyana no kumenya kuyihuza by'ukuri n'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Birajyana no kumenya ukuri kwa buri jambo riyanditsemo. Kuva kera kugeza n'ubu hirya no hino abantu b'ingeri zitandukanye badufasha gusobanukirwa ibyanditswe muri Bibiliya. Ubusobanuro bwa buri jambo hari igihe usanga butangwa mu buryo busa n'ubunyuranye n'ubwo wigeze kumva. Nibigenda gutyo ntibizagutangaze. Burya uburyo bwo gusobanura ibyanditswe mu gitabo nk'iki bushobora kugenwa n'impamvu nyinshi. Ariko reka nibande kuri ebyiri zonyine mpamye ko arizo nkingi ya mwamba mu kugena ubwo buryo. Iya mbere ni ubunararibonye cyangwa se experience mu gusoma no gusesengura ibyanditswe muri Bibiliya. Iya kabiri ni ubunararibonye cyangwa se experience mu kwemerera Imana isumba byose kukubera umwarimu mukuru mu rugendo rwo kwiga no gusobanukirwa ibyanditswe muri Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana nk'uko abatari bake bayita. Niba ufite inyota yo kumenya ukaba ukunda kumva inkuru zo mu bihe byahise ukumva agaciro ko kuzihuza n'imigirire ya muntu muri iyi minsi, ngo ufite inkuru nziza. Ndahamya ko atari ubwa mbere wumvise izina Pastor Ezra Mpyisi. Pastor Ezra Mpyisi ubu nandika iyi nkuru afite imyaka 98. Irenga 60 muri iyo myaka yayimaze aba mu bikorwa bifite aho bihuriye n'ibyanditswe muri Bibiliya. Muri urwo rugendo kandi niho yaje kumenya ukuri ndetse n'ikinyoma cy'inyigisho yigishijwe ndetse n'izo yigishije. Nkamara imyaka mbeshya abantu nkurikiza uko nabeshya. Icyanejeje nuko Imana yandize ubu nkaba afite imyaka 98. Muri iyo myaka yanjye iheruka nkamenya Bibiliya, nkamenya ko bambeshye. Ibyo byatumye asaba Imana ngo imuhe kubona uburyo bwo gufasha abandi kumva ibyanditswe muri Bibiliya ndetse no gusangiza buri wese, abato ndetse n'abakuru, inkuru zigaruka ku mateka y'u Rwanda, cyane ko kugeza ubu mu mwaka wa 2020 ari umwe mu bazingatiye byinshi abanyarwanda bakeneye kumenya ku gihugu cyabo. Ikaze kuri YouTube channel ya Pastor Ezra Mpyisi. Wakanda kuri subscribe ndetse no kunzogera ya notification kugira ngo ibikubiye muri izi nyigisho bitazajya bigucika. Ushobora kuba urimo kwibaza uti mbese ubukana bw'ibyo tuzakurikira hano nyirukubidusangiza we ni muntu ki? Ese yanyuze mu buhe buzima bwatumye koko aba Pastor Ezra Mpyisi izina batari bake bumva bakumva inzu y'ibitabo ndetse n'amashusho y'ibitarigeze byandikwa mu bitabo by'amateka y'u Rwanda? Ikaze kuri iki gice cya mbere cy'ibiganiro tuzagenda tubagezaho. Pastor Ezra Mpyisi ni muntu ki? Ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda. Navukiye ahantu hafi y'Inyanza ahari umurwa w'umwami mu mwaka 1922. Iyo mwana rero yavukaga, ndashaka kubibwira undi we, akavuka mu rugo rwapfushije abana benshi. Ntibamwitaga izina ryiza, bamwitaga izina ribi bati ni akanyamaswa kavutse mu rugo. Urupfu rutwara abana ntabwo rutwara utunyamaswa. Nguko rero uko data yaje kunyita Mpyisi. Imana rero ireba uwo mubyeyi ubonye akana gakurikira abapfuye, agakunze cyane, akakwita izina ribi, imugirira imbabazi, irandinda kugeza ubwo ngeze ubu imyaka 98. Mvukiraho rero iyo umwana yavukaga yagiraga uburere ababyeyi bamureramo. Data nta yindi dini yari afite, yari afite idini y'Abanyarwanda, iyo bita idini ya Gihanga. Bakagira uwo bashyize mu kigwi cy'Imana bakamwita Ryangombe. Bakambaza Ryangombe ariko ari umuntu bashyizeho, bati urampe kubyara. Ariko bakabwira Ryangombe ngo Ryangombe nyakugira Imana. Bakamenya ko hejuru ya Ryangombe hari Imana.
umuntu yarwara, umuntu yaremba, bagasanga ryangombe. Ryangombe ko umuntu yarembye tugire duti, akababwira ibyo bajya gukora. Bagasanga abandi bitwaga abapfumu, bati ndetse mujye kumara urubanza mwishe ikimasa cyangwa mubage umushwi w'inkoko. Ubwo ngubwo muramenya icyo mukwiriye gukora kugira ngo umuntu adapfa. Ariko iyo babonaga umuntu yanga akaremba, baterekereye, baraguje, baravuga bati ahasigaye ni ah'Imana. Wababaza utese iyo mana ni Imana ki, ni Imana iba hehe? Reka da, ntituyizi ariko iriho, niyo itubeshejeho, n'ibi dukora byose itabirimo ni ubusa. Ibyo rero bikabereka yuko abanyarwanda bari bazi Imana ariko batazi iyo ariyo. Abanyamadini rero aho bakoreye ishyano, baza bavuga ngo bo barayizi, ngo iba mu ijuru, kandi wareba ibyo bakora Imana ibyanga urunuka. Mu myaka y'ubuto bwe kimwe n'abandi bana b'urungano, nawe yize kimwe n'abandi nk'uko byari biteganyijwe bishingiye ku muco, aho abakiri bato batoranyagamo abagomba kujyanwa mu itorero. Gusa ku mwaduko w'Ababiligi ndetse n'amadini mu Rwanda, ubwo amashuri yazanwaga, nawe yitabiriye kwiga gusoma no kwandika. Rwari urugendo rutoroshye cyane ko byari bishya ku banyarwanda bo muri icyo gihe. Tujya mu mashuri rero, ntangirira mu ishuri ry'Abadiventisti, niga gusoma. Byari biruhije uburyo bakoraga amavuna ngo babone abantu. Umwarimu iyo wahawe kujya kwigisha ahantu mu karere runaka, yagiraga abantu baje mu ishuri bakandikwa. Iyo wamaraga kwandikwa byabaga birangiye, ugasiba, so baramukubitaga. Iyo wasibaga kujya kwiga umubyeyi baramukubitaga. N'umwana agakubitwa ariko? Oya, hakubitwaga se. Kuki utamwohereje? Bituma rero umva ubukoroni uko bwatangiye, ukajya mu ishuri wanze ukunze. Batangiranye n'ubukoroni no kwica umudendezo. Ubwo mwigaga imyaka ingahe? Hari urugero ndiheraho. Umwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nabyigiye ku ishuri ryari hafi y'iwacu hitwa Rwamwata. Noneho bigeze mu mwaka wa kane n'uwa gatanu ndetse n'uwa gatandatu babyitaga middle school, njya kubyigira mu misiyoni Gitwe. Ndacumbika nkabayo, nkajya ntaha kuwa nyuma, ku cyumweru nkagaruka. Ndahigira, ndahavunikira cyane, birandushya. Byakuruhije gute? Reba kubona icumbi, kwitunga. Kereka bari bakomeye bagiraga abagaragu. Data ntiyari afite abagaragu bakeya, atabona abanyoherereza ngo agira abasigarana. Nirwanaho. Icyo ni ikintu ntazibagirwa mu mateka yanjye. Ndavunika ariko ndanga ndiga. Ndangiza wa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu. Uwa karindwi n'uwa munani niwo wari kaminuza. Nta kaminuza yarire, nta cyari kirenzaho. Mujyamo ndawiga ndawurangiza. Ndangiza maze kuba umuhanga, banshagurira kujya kwigisha iwacu Rwamwata. Mbere yo kugeraho kujya kwigisha, ubwo uri mu gace iwanyu wararangije kwiga, abantu bo mu gace bose ntibaguhuriraga ngo wa mwana wo kwa runaka w'umunyamashuri w'umuhanga cyane? Mbese byameraga nk'uko umwana yoherezaga umwana w'ibwami akajya guhakwa n'umwami akazataha n'inka y'umunyafa mugabiye. Wagiraga izina, waguzwe kanaka. Umwana w'insi ikigoryi yagiye ibwami arahakoraga abantu. Niko rero
icyaje gusimbura rero ibyo ni amashuri. Ati kanaka yabaye umwarimu nawe, umwarimu arigisha. Nuko igihe kiragera nanone ndabatizwa, nabatizwe muri 34. Wigaga imyaka 2 ukabatizwa mu wa 3, wigishwa Bibiliya, ugakoreshwa ikizami ukagitsinda cyangwa kikagutsinda ntubatizwe. Byari bikomeye. Ndagitsinda, ndabatizwa, tujya kubatirizwa Igitwe, hari urugendo rurerure, ariko nifuzaga kuba nabatizwa n'umuzungu. Ngira ibyago mbatizwa n'umupasitori w'umunyarwanda. Hari haraje n'abapasiteri b'abanyarwanda. Bari bamaze kuboneka. Kuki bashaka kubatizwa n'umuzungu? Kuko gukora ku mubiri w'umuzungu byabaga ari ikintu giteye ishema. Nuko ndabatizwa, mba mwarimu, mpamara umwaka umwe. Bashagurira kujya kwigisha kuri Ngoma, ni mu Rusenyi ho ku Kibuye hafi yo ku Kivu. Ubwo kwari kwigisha iki mu mashuri? Kwigisha umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, uwa kane kugeza ku wa 5, kuko ye n'uwa 6, wa 7 na 8 bose bajyaga mu misiyoni Gitwe bavuye mu Rwanda hose. Ubwo rero tukaba twaragiraga ikintu cyitwa union. Union ni ikintu kirenze nka paruwaze. Naha ni bagiraga misiyoni 3 cyangwa 4 cyangwa 5 cyangwa nyinshi, zikarema ikintu yitwa union, aho za misiyoni zihurira zikagira umuyobozi umwe mukuru uyobora za misiyoni nk'eshanu 6. Ubwo twari dufite misiyoni mu Rwanda no mu Burundi, dufite na za misiyoni zindi muri Kongo. Ariko bakagira ahantu hitwa headquarters hakuru, hari Igitwe, bakagira umuyobozi wabo akicara Igitwe, ariko akayobora za misiyoni zo mu Rwanda n'u Burundi na Kongo, bakabyita union. Ubwo rero nigishaga muri misiyoni yo kuri Ngoma. Hari n'ibitaro by'Abadiventiste. Nuko nigisha imyaka 5, narongoye ndetse ariyo ndi. Nuko utari wakomeza aho ngaho neza, ndi kumva wavukiye mu muryango w'Abadiventiste. Oya, babaye Abadive nyuma. Nike umuryango wacu ni we wabaye umudive wa mbere, abandi baje kuza nyuma. Abavandimwe bawe se banjye bose bariho kwa Ryangombe. Ese mwavukaga muri abana bangahe mu rugo? Mu muryango wacu twavuze turi abana bageze kuri 6, ariko 4 barapfa. Ubwo bavutse imbere yawe 4? Bavutse imbere yanjye, ngenda umuherereza. Ubwo muri 2 bakomeje kubaho? Bakomeje kubaho, baje gupfa, dusigara turi 2. Hasigara uw'imfura nanjye w'umuherereza. Niyo nkomoko y'izina ryanjye. Ugeze aho ngaho rero mu kazi urigishije, uti ni naho naje no kurongorera. Waje guhura na sheri wawe? Uko byagenze, nagiye kuri Ngoma ndi ingaragu, ariko ntabwo nzarongora umukobwa wa kure y'iwacu. Nazaga mu biruhuko iwacu ndarambagiza, umugeni ndamubona, usubira ku kazi, bagutegura ibyo kuzashyingirwa. Birangiye ndongera ngaruka iwacu ndarongora, ndahaguruka nimukana nawe tujya kuri Ngoma. Ubwo ngize amatsiko y'ukuntu warambagije muri biriya bihe, umusore wari waragiye mu mashuri cyane kwiga. Kandi icyo gihe rero abakobwa bo ntibigaga. Abakobwa ntabwo bigaga. Umukobwa iyo yajyaga kwiga bavuga ko ari umusazi. Ni ukuvuga ubwo waraje, umukobwa yagombaga kuguma imuhira akiga ibyo mu rugo gusa. Ariko ntajye mu mashuri.
n'uwo narambagije yari yarazi gusoma no kwandika gusa. yari yarabyize. Yari yarabyize. Bageragaho bakajyayo nuko ndarambagiza. Kandi rero uruhare runini warambagirizwaga n'ababyeyi bawe. Nicyo nari kubaza, nubwo ntibaguhitiyemo ubwo ngubwo. Oya, baguhitiramo nawe ukihitiramo. Barabeshya ngo barakurambagirizaga bagagukorera byose, ndetse ngo ukarongora utigeze kubona. Sibyo. Ntabwo ari byo. Bagiraga uburyo bakora rwihishwa, ariko ukamubona, wabona atari mwiza, ukabasha kuvuga uturiye simushaka. Kugira gutya rero uba uramushimye, hanyuma murashyingirwa. Wakoze ubukwe byari ubwo mu 1941, ubwo bukwe bwa mbere nibwo nagize ubukwe bwiza cyane. Usa nk'utugarura ishusho y'uko byari byifashe mu bukwe bwawe icyo gihe. Uko byari byifashe ku gasozi iwanyu aho ngaho. Uko byakorwaga, iwabo w'umukobwa bariteguraga, iwabo w'umuhungu bakitegura, bakanoganya umunsi, bakaza abakomeye umukobwa baramuhekaga, abadakomeye akigenza, akagira ariko abamuherekeje, umukwe mukuru n'umushyingira w'umugore mukuru, n'abandi bantu bakuze, n'abasore n'inkumi bamuherekeza. Abantu bageze nko kuri 10, 15, 20. Ntabwo bahamagaraga abantu ishyano ryose nk'ubu, kandi bwabaga nijoro. Bwabaga nijoro. Bakaza iwabo hakibona, kugira ngo bazagere iwabo w'umuhungu bwije, nuko bakamuzana akajya mu nzu y'umuhungu, abakobwa n'abasore bakaba ariho bajya, bakaba ariho banywera amayoga, abanywa imitobe bakanywa imitobe. N'ibyo binyobwa bibiri byakoraga, ab'inzoga n'inzoga, ab'imitobe n'imitobe. Abakuze bakajya mu nzu y'umuhungu, bakaba ariho baganirira, bakabyina, bakivuga, abazi guhiga bagahiga, abakobwa nabo bakabyina imbyino zabo. Abakristo rero nta bindi bakoraga, babaga bashyingiriwe mu rusengero, ariko abatari abakristo bagiraga uburyo barongora. Bagiraga akantu kitwa umwishywa, bakaza ari mu mwijima batamureba, umugore umushyingira akagufata ukuboko, kuko yabaga yicaye hamwe n'abandi bakobwa, akakwereka umukobwa warongo uwo ari we, ureba ukora ku mutwe we gusa, kuko habaga nta matara yabaga hari, ukamwambika uwo mwishywa ukivuga, nuko utinda kurongo wenda mwene kanaka. Ubwo n'abahungu baguherekeje mu kwirukanka, mutirukanka, abakobwa bakabakubita. Barangiza rero bakabyina, ukabura murongo ye, nta kundi ukabura mujyanye. Ndumva warongoye ukiri mutoya, imyaka yari ikiri mitoya. Nari maze imyaka nka 20, naratinze. Waratinze ubwo ngubwo? Abandi barongoraga muri 17, 18. Ni amashuri yagutindije. Kwiga kwajemo. Ubwo usubiye nko mu myaka yawe y'ubuto, ni nk'iki wibuka ukavuga uti mu buto bwanjye rwose narabwishimiye, mu buto bwanjye n'iki kintu nishimiye mu buto bwanjye ni ukuragira inka, ukazishora zigakuka, zikagira aho ziruhukira, ukongera ukazishyira mu cyanya zikarisha, nyuma ukaza kuzicyura uririmba. Twagira ngo iririmbo rwo kuririmbira inka, kandi aho uragiye inka n'abandi bana baragiza abaturanyi, mugahura mugatera uruziga, mugasimbuka urukinamende. Byari umwanya mwiza wo kubaho. Aha, reka tugere noneho mu gihe cyo gushyingirwa, ugiye no mu zindi nshingano, noneho ubanye n'umugore, usubiye nawe ku kazi aho wigishaga. Ubuzima bwari bwifashe gute? Mwagiye gutura hehe?
mwaje kubyara abana bangahe muri iyo nzira? byari bikomeye, twabanye kuri Ngoma tuhamara igihe gitoya, maze ku murongo tuhamaze imyaka nk'ibiri, barongera banshagurira kugaruka Igitwe, njya gukora mu biro bya Union. hari umuntu wahakoraga witwaga Karera, yaramaze kugabana umusozi, uwahategekaga yari umudivantiste. abazungu b'i Nyanza muri teritwari babwira b'Igitwe bati muduhe umuntu wo gutegeka Igitwe utazajya utera amahane namwe, kubaho kuko hafi ya bose barabagatulika, bati tuhazanye mu gatulika habe iyo mutakumvikana. bagabe uwo witwa Karera bankura kuri Ngoma, bangarura Igitwe, njyayo gukora mu biro bya Union bitegeka za misiyoni nyinshi, mbikoramo. nyuma baza kuhanyimura nanone, namaze imyaka yagera nko kuri 7, banjyana mu ishuri riri mu misiyoni ya Gitwe. hari umwaka wa 7 n'uwa 8 wazaga kwigirwamo n'abavuye mu Rwankeri, kuri Ngoma, i Burundi no muri Kongo. bose bazaga Igitwe n'abanyekongo. yari nka kaminuza ikomeye? yari kaminuza ikomeye. mba mwarimu rero kuko nari nararangije iyo myaka mbere, wa kabiri ku muzungu nkamufasha. wigishanyije n'umuzungu? ari uyobora nkaba umufasha we. tumarana imyaka myinshi, ntangira no kubyara, ntabyariye abana 3, oya 4. ndakomeza ndahaba, bukeye banshagurira mu Nyumve. ibi nkora nakoreye Imana igihe kirekire. nababwiye ko nagiye mu misiyoni yo kuri Ngoma, ngaruka Igitwe muri Union, baranzamura banshyira mu mashuri, nyabamo mu 1951 bangira pasitori. narigishaga kandi nkayobora itorero byombi. igihe kiragiye nari ntekereje, urumva akenshi nakomeje kumva wari uri muri gahunda z'urusengero cyane. yego, kandi mu makuru njya numva ko wagiye ubibwami. ndabitugeraho ntabwo turahagera. ntiturahagera. noneho mu 1951 bangira pasitori, ndakomeza ngakora byombi, nkigisha nkakora kandi nkayobora n'itorero. mu 1953 bashagurira kujya muri Kongo, mba misiyoneri muri Kongo ya Kasai. njyayo marayo imyaka 2, barongera bangarura Igitwe. nanone njya mu mashuri kwigisha aho nahoze. mfasha umuzungu nkigisha, nkayobora n'itorero, mbibamo. igihe kiragera, abadivantiste rero twari dufite ibyago. yitwaga idini y'Abahutu n'Abatwa, yarasuzugurwaga cyane, kuko mu Rwanda amadini agitangira bose babaye abagatulika, hafi ya bose babaye abagatulika. n'umwami Rudahigwa bamaze guca se, abazungu ubukoroni bwaratangiye. Musinga baramubwira bati, se wa Rudahigwa, baramubwira bati jya mu idini, ati sindeka idini ya sogokuru ya Ryangombe, muje gutegeka nimutegeke, ariko idini mwigisha ijyemo ushaka. abazungu rero baje bafite amaboko, baje badutegeka, ntibaje ngo dukorane. Musinga baramubwira bati nutajya mu idini y'Ubugatulika turakwica. ati munyice.
barabitinya bati turakunyaga, ati mwaturushije amaboko muranyaga, ariko ntabwo nareka idini y'ababyeyi banjye. bahera ko bamucira ikamembe. Kumuca rero uko byagenze, babanje kumutanya n'abana be. Umwana we mukuru Rwigemera na Rudahigwa nibo bari bakuru, bajya mu idini. Barabireba bati data yanze kuyoboka, kandi baturushije amaboko, nitugenza nkawe natwe baradukuraho. Rwigemera abana n'Ababiligi, bamuzana muri teritwari ya Byumba bamugira shefu. Rudahigwa bamwengereza padiri Musenyeri mukuru Kabgayi, babariho abashefu. Noneho bamaze gukuraho Rudahigwa, Bambe Musinga, intego yabo kwari uko bazana repubulika. Iyi repubulika iriho none bashatse kwigira muri 31, nibwo baciye Musinga. Abanyarwanda bashaka kurwana, bashatse kurwana, Musinga arababuza, bati ni mu Rwanda barabica nanjye banyica, nimureke ndutabarire, igihe kizagera mu rutegeki. None dore ubuhanuzi yahanuye, ubu u Rwanda rurategekwa n'umunyarwanda. Bwa buhanuzi yahanuye barasohoka. Urugendo rw'ubuzima bwa Pastor Ezra Mpyisi bwaranzwe cyane no kujya mu bihugu bitandukanye, cyane cyane bishingiye ku nshingano yagendaga ahabwa. Kubwo kugenda agirirwa icyizere, yageze n'aho ahabwa inshingano zo kuba umwe mu bajyanama b'umwami Mutara Rudahigwa. Yagize inshingano zikomeye ku rugendo rw'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa ubwo yajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pastor Ezra Mpyisi kandi yagize uruhare mu rugendo rwo kuzana umugogo w'umwami mu Rwanda akuwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo atabarizwe mu Rwanda. Pastor Ezra Mpyisi yagiye agira uruhare mu ivugabutumwa mu bihugu nka Kenya, Zimbabwe, Tanzania ndetse n'ahandi. Yabanye n'umufasha we bashyingiranywe kugeza yitabye Imana mu mwaka wa 2013. Ikaze ku gice cya kabiri cy'ubuzima bwe. Ahangaha uri buze kumva inkuru zitangaje zikubiye mu byo maze gukubwira haruguru. Mwibuke ko turimo kumenya uwo Pastor Ezra Mpyisi ari we, mbere yuko twinjira nyirizina ku mpamvu y'uru rubuga. Reka ngusabe mbere yuko dukomeza ukande kuri subscribe niba utari wabikora, hanyuma video z'ubutaha ntizizagucike. Mvuye muri Kongo none subira mu mashuri. Igihe rero kiragera, Rudahigwa aza kugira amahirwe yo kujya gusura Uburayi, abonana n'abandi bategetsi ba Afurika. Ubwo nibwo hari haje igitekerezo cyo kwaka Afurika kwaka ubwigenge. Abategetsi ba Afurika bazwamo n'igitekerezo cyo kugira ubwigenge. Abonana n'abandi bategetsi, avuyeyo azana amatwara amashya yo gutegeka u Rwanda ariko rugana ku bwigenge. Ati nagize amakosa, ndi umugaturika, kandi si ndi umwami w'abagatulika gusa, ndi umwami w'abanyarwanda bose. None inama nkuru y'igihugu, inama nkuru y'igihugu hariyo yemeza amategeko yo kugenga igihugu. Hakaba iryo tegeko riza ribangamiye idini runaka, kuko abari mu nama nkuru y'igihugu bari abagatulika gusa. Kubera kumwe bayobotse idini, kuko idini gatulika yaje bakoresha ububasha, ukayijyamo wanze ukunze, utayijyamo padiri akabwira sushefu akagukubita ibiboko. Kandi bakoreshaga imvugo bati ukwiriye kujya mu idini y'umwami, kuko nk'uko nakubwiye we na Rwigemera basanze se ari mukuri.
ariko bati nidufatanya na data baramuciye natwe baraduca ubwami bushire, bati reka twemere kubayoboka ubwami bumare kabiri. Noneho avuyeyo ati idini yose ikwiye kugira uyihagarariye mu nama nkuru y'igihugu w'iyo dini. Abwira abazungu nibo bayoboraga b'abadivantisiti b'igitwe ati mutoranye umuntu wo kujyaza akahagararira idini yanyu mu gihe inama nkuru irimo. N'abisilamu nuko n'abaporotesitanti nuko. Nari ndi kumwe n'umugabo witwa Majoro wakomokaga i Gahini, ariko twabaga mu nama yarangira tugasubira mu mirimo yacu muri za misiyoni, kuko naje kuba umujyanama wa Rudahigwa. Mba umujyanama we nkagira byinshi mbona bidatunganye. Abazungu bari batangiye kurwanya abashaka ubwigenge, urwangano ruratangira, abazungu batangira guteranya abanyarwanda. Ubwo nibwo ikibazo cya Gahutu n'Agatutsi cyane bikomotse ku bapadiri n'ababirigi. Bati barabaryamiye, namwe mukwiriye kubaryamira, mukicara ku ntebe bicayeho mugategeka. Abantu rero ni ba Nyamugi iyo bigiye, abategetsi b'umwami bakabona ibintu iyo bigana, bakabona Musinga araciwe hasigaye umuhungu we, batangira kuyoboka abazungu n'abapadiri. Barabona imbaraga zigana muri bo. Ubwo nabwiraga Rudahigwa twiherereye nti erega ibintu byakomeye, niko mbona abantu banga bakagutaha. Abapadiri n'ababirigi bakurushije amaboko, nibamara kukumara hose abutegeka uzasigara utegeka iki? Inama nziza ni uko ugira ugifite iri zina kuri umwami, wajya mu Amerika ufite umuzungu w'inshuti yawe Robinson yakujyana n'igikomangoma, u Rwanda ukaruha Abamerika. Kandi icyo gihe hagati y'Abamerika n'abakomunisiti hari ikibazo, hari ba kapitalisiti n'ubukomunisiti byari bihanganye, kandi ubukomunisiti bwari bwiganje muri Afurika bufite amaboko. None ababirigi nabo nibabona aka gahugu k'u Rwanda kari hagati, biragira akamaro gakomeye cyane. Ati ni koko, nibwo atangiye kugira inama zo kujya muri Amerika. Ariko hagati aho ababirigi noneho bambe abadivantisiti bagira agaciro, Rudahigwa akatugenderera bakaza igitwe kudusura. Abagatolika bamumenyereye ko ari uwabo bonyine batangira kumwanga. Yagiye mu baba. Umva kandi abo bantu b'amadini abiri bangana urunuka, kandi bavuga ko boherejwe n'Imana. Icyo ni ikintu twaje kubona dusanga baratubeshye. Rudahigwa aza kubwira Harwa ati ndashaka kuzajya gusura Amerika. Harwa yari muntu ki? Yari guverineri w'umubiri w'itegeko u Rwanda n'u Burundi, yicaye Bujumbura. Aramubwira ati ngiye kubyiga. Urumva kuba umwami washaka kugira aho uzindukira ugasaba uruhushya, ubwo ni bwa bike. Kandi ubu rusaba ni umunyamahanga. Urumva aho u Rwanda rwari rugeze. Aramubwira ati ngiye kuzagushakira na pasiporo u Rwanda rwagiraga. Umuntu iyo ashaka kujya hanze bamuha pasiporo y'Ababirigi.
kuko nta independence twari dufite, twari abantu ni nkaho ntacyo twari cyo, ni nkaho tutari abantu. Urumva Rudahigwa yagize ibyago, baciye se arategekana n'abamutegeka, nta jambo agira. Nuko bukeye yagiye gufata za pasiporo zabo bazajyana, asiga abo bari bari kumwe muri hoteli Paradise Bujumbura, ajya mu modoka yigenza, asanga umuganga prive w'umubirigi wamuvuraga amwita inshuti ye, amukubita urushinge ku gitanda ntiyahabyutse. Ibya Rudahigwa birangira bityo. Muri make uwo muganga niwe wamwishe, niko bigaragara ariko ntibivugwa. Niko bigaragara. ubwo ubwo nk'abajyanama b'umwami ubwo mwahise mwifata muti mwasanze muti umwami uwo mwagenderagaho baramuhitanye, uravuga ubwinde, twasigaye mu maboko y'Ababiligi bakatugira uko bashatse. Ariko igihe kiragera cyo gutabaza umwami Mutara Rudahigwa, ari byo kumuhamba. Abanyarwanda bose baraterana imwima, ari umunsi mubi. Rudahigwa rero yari afite uwatoranijwe n'Abiru uzamusimbura, nta wundi wari umuzi kereka Abiru. Abanyarwanda baraterana, umugogo wa Rudahigwa bawushyira hafi y'umusezero, noneho hari uwaraza niwe wavugaga, wa mundi we Bujumbura, yambaye imyenda yera n'ikamba ry'ubwaryo yuko ategeka u Rwanda n'u Burundi, ati turababaye, umwami Mutara yatanze, none ubu tugiye kumutabaza, ibyo kumuhamba, uzamusimbura tuzabyiga hanyuma. Intego yabo kwari uko azasimburwa n'uwo bitoranije, waba udatoranijwe n'Abiru, kandi akayobora repubulika ubwami bugashira. Ati tuzamwiga hanyuma. Abanyarwanda bati no, ntabwo umwami atabazwa umusimbura atavuzwe. Urugamba ruratangiye. Hari uwati ntawe ugira icyo avuga, turamutabaza, uzamusimbura tuzabyiga hanyuma. Bati uwo nturi umunyarwanda, umuco w'iwacu kirazira yuko umwami atabazwa undi atavuzwe. Birashyamiranye. Abanyarwanda bose bahagurukira icyarimwe, Abahutu Abatutsi bati no, hari uwati no, ibintu birashyamirana. Kwima kwa Kigeli kwari guteye ubwoba. Bari bazanye abasirikare b'Abanyekongo, nta munyarwanda wabaga umupolisi cyangwa umusirikare, cyaraziraga ko nta ntege bagira. Urumva ubukoroni bubi. Umugabo witwa Rukeba niwe wari umutware wa Rinari, arahaguruka ati haruwa umubwire. Yavugaga mu Kinyarwanda, hagasemera umutware witwa Nshogoza, ari impare. Ati haruwa, uwo ni umuco w'iwanyu, gutabaza umwami undi atavuzwe. Mu Rwanda kirazira, ntibishoboka ko twatabaza Mutara Rudahigwa wa gatatu undi atavuzwe. Hari uwati ntibishoboka. Rukeba ati
birashoboka wazanye ubusirikare bw'ubunyekongo urarasa 1000 dore turi 5,000 bine biragufata bikwica aturapfa byabiteye ubwoba abantu baturutse mu mayaga bari bazanye imiheto yabo batangira gushyiramo imyambi hari uwakebutse areba cyareba hirya areba hino asanga abantu bose barakaye iyi Mariya Kigeli Musinga mwaramuciye turaceceka ubu ntitubashira gushira hari wagira ubwoba ati ngaho ni mu mupfuke Rukeba ahamagara Kayihura niwe wari prime minister wa Rudahigwa Michel Kayihura ahaguka ati sindi umwiru nari prime minister umwiru ni chef Kayumba Karwampungu ngaho Kayumba tubwira umwami Kayumba arahaguruka ati indahindurwa abatisiti iby'ubwami n'Ikigeli wa gatanu abanyarwanda ukacikaci hari uwatsindwa atyo hari yahavuye abwira abantu ati icyo twagiriyeho inama tukacyemeza mu myaka 10 gipfuye mu matakika 10 nguko Kigeli yagiye ku ngoma ntabwo byari byoroshye ariko umubiri ati mumushyizeho ntazategeka nitwebwe dutegeka kandi ko yamaze n'igihe gito ni amezi gusa aha reka dukomeze noneho tugeze nguko rero uko nagiye mu nama nkuru y'igihugu nguko uko nabaye umujyanama w'umwami nguko uko ubwami bwavuyeho nguko uko bwagarutseho ubwo aho ngaho ubuzima bwari buhindutse ariko wakomeje kuba umujyanama w'umwami n'ubundi wa Kigeli ariko niba ari ukuri koko nta makuru yigeze kumva ko ushobora kuba ari we wajyanye umwami muri Amerika ko byaje Kigeli uko byaje kugenda yaje kujya yabaye umwami bukeye ajya mu nami Bujumbura kuko niho hari hakuru niho hari umubirigi mukuru ari mu nama Kongo yari yabonye ubwigenge ariko babura umuntu wo kumanika ibendera ryabo igihe cya Rumumba kuko ababirigi bavuze bati uzamanura ibendera ry'ababirigi akamanika iry'abanyekongo tuzamurasa ubona ababirigi independence babona abantu bayirya ntibamenye yuko yavuye mu maraso Rumumba biramushobera uwakoze akagira ubwoba Kigeli rero Rudahigwa yakoranaga na Rumumba na Rwagasore na Kabaka abantu 4 muri Central Africa bari bahuje bose barishwe Kabaka yarishwe Rwagasore yarishwe Rumumba yarishwe Rudahigwa yarishwe muvuga independence ntimuzi yuko hari abaye ibitambo byayo nuko atuma kuri Kigeli ati Kigeli waza kumanara ko nari inshuti ya mukuru wawe waza kutumana ikimenyetso cyane rwose pe afata indege agikishaza baraterana mu birori byabo mu minsi mukuru wabo igihe cyo kumanika ibendera Kigeli arahaguruka wenyine ntawe umuherekeje yiteguye kuba yaraswe aragenda amanura ibendera ry'ababirya azamura ry'abanyekongo ntihagira umurasa ababirigi batinisha ababirigi batuma muri Loni ngo Kigeli yagiye
ngo nagaruka mu Rwanda agapfa ntimuzamutubaze ahinduka impunzi atyo ahinduka impunzi atyo nuko yahunze noneho rero impunzi hanze nanjye nkomeza gukorera Imana mu idini y'Abadivantisiti bukeye banshaka mu buhunzi banshagurira kujya gukora muri kaminuza y'i Bugema hafi ya Kampala. Kigeli nabaza guhungira muri Kampala ahungishijwe na Amini, ahungiye kwa Amini, Amini aramwakira amugirira neza cyane. Ubwo yahunze yavuye muri Kongo n'ubundi ahita ajya yagiye henshi yagiye muri Tanzania yagiye henshi yararushye. None mwagezeho murahunga n'abiru mwese? Twese turahunga abandi barapfa bitewe n'Ababiligi. Nibwo Repubulika igiyeho bashyiraho Kayibanda. Nako asaba guhunga muri 19. Yego. Igihe wowe wahungiye umuryango wawe? Abazungu bayoboraga u Rwanda n'u Burundi na Kongo bari baramaze kwemeza yuko nzajya kwiga muri kaminuza kuko yandikiraga nabo byari kaminuza. Abadivantisiti aho bari bafite muri Afurika kaminuza ni ahantu yitwaga Southern Rhodesia, ubu hitwa Zimbabwe. Abadivantisiti bahafite kaminuza yitwa Sorusi. Muri 60 ibyo byacitse muri 5, 8, 5, 9. Muri 60 nibwo impindutse impunzi ariko igiye kwiga muri kaminuza Sorusi muri Zimbabwe. Ubu nagiye ndi impunzi kandi ngiye kwiga. Ujyana na famiye yawe yose? Yose namusigaga he ko byacikaga. Tujyana na famiye. Ikindi ntajya nibagirwa abantu batazi. Nakubwiye ko Abadivantisiti mu Rwanda n'u Burundi na Kongo bari bafite inyoni igitwe. Nigiye mu Divantisiti wa mbere mu Badivantisiti bo mu Rwanda n'u Burundi na Kongo wize kaminuza mbona icyete cy'ubuyobokamana muri kaminuza. Abadivantisiti bo mu Rwanda n'u Burundi na Kongo iyo wa mbere. Igihe rero nigisha Bibiliya abanyumva mujye mumenya yuko bifite bikomoka. Njyayo mara y'imyaka 4 niga muri Zimbabwe. Ngarutse njye Burundi sinabashaka kugaruka mu Rwanda. Njye Burundi nigisha abapasitoro ahantu hitwa mu Kivoga, hari secondary school n'ishuri ry'ubupasitoro. Mpamara imyaka 2 banjyana muri Kongo ahitwa Irubero hafi ya Rwesa. Nigisha abantu bakuba abapasitoro iby'ubupasitoro abavuye muri Kongo na Sudani. Abenshi ni Abanyarwanda b'Imasisi bigisha iby'ubupasitoro. Noneho abazungu baza ushaka ko njya kuyobora ibya education muri Kongo yose mu Badivantiste nkagira Lubumbashi. Icyo gihe bahitaga Elizabethville. Ndabireba nsanga ntandukanye n'abana banjye bize mu Cyongereza turi muri Zimbabwe. Ngarutse Burundi njya kubasabira ishuri muri Uganda i Bugema aho bakoresha Icyongereza. Bambwiye ngo mve irukanga muri Kongo
ngira ubumbashi usanga ntandukanye n'abana ni kure cyane. Ndabasaba niko nize mu bihugu bya East Africa ntimunsabirayo umurimo ku bayobozi baho, akaba ariho njya gukora nkegera bariya bana, baranyumvira barabona yuko ari ukuri koko, niko bampinduye mva i Rubero njya muri Tanzania, njya ahantu hitwa Ikizu, hari secondary school na high school yigisha abarimu, mba pastor w'ishuri kandi nkigisha, mpamara imyaka 5 ishize nza kubona umuzungu w'inshuti yanjye twakoranye mu Rwanda, yari mukuru, umukwe we umuzungu niwe wayoboraga Bugema. Wasabiye umukwe wari wose nkajya Bugema aho abana banjye bari, arabinsabira mva muri Tanzania njya i Bugema muri Uganda, mpamara imyaka 5 naho ishize basubiza muri Tanzania njya ahantu hitwa Arusha, hari ishuri ry'ubupasitoro ryiga imyaka 2, ubu hari kaminuza irwese uhabona agiye Rukanga, ubu hari kaminuza natanga ishuri ry'abapasitoro Arusha, natanga ishuri ry'ubupasitoro ry'imyaka 2, namaze imyaka 4, ubu hari kaminuza. Ndahaba bukeye bati banjyana muri Kenya ahantu hitwa Kamagambo, nawe nimukaga mva mu gihugu kimwe njya mu kindi, njye Kamagambo muri Kenya hari ishuri ry'abarimu na secondary school, pastor w'ishuri ndahigisha mpamara imyaka hafi 7. Imyaka 7 ishize banyimurira kujya kuyobora Nairobi Central Church, itorero rikuru ryo muri Nairobi ririmo imvange y'amoko yose, abahindi, abazungu, abanyakenya, abanyamahanga bose. Umujyi ukomeye cyane, nibo iryo torero ryayoborwaga n'abazungu, nigiye mu mwirabura wa mbere wariyoboye. Ubundi barahazaga bikabananira, baramenyereye gahunda ya kizungu, bayobora imyaka 8. Nahavuye duhunguka nibwo nagarutse mu Rwanda mu 1996. Nza mu Rwanda nabwo umukuru wa Kenya Moi yari yarankunze tuganiriye, ampike pasiporo ya Kenya n'umugore wanjye. Ubwo abana banjye barigaga bagasohoka bakajya gukora hirya no hino, nuko mu Rwanda ababyeyi b'Abadivantiste bari baratangije amashuri yabo, kuko Abadivantiste ntibari bafite amashuri ahagije yo kwigisha abana b'abakristo babo. Bajya mu Gatolika bagahatwa kujya kwiga ku Isabato. Ababyeyi b'Abadivantiste batangije amashuri yabo, ababyeyi z'Ikanisa, lay members, ababyeyi b'Abadivantiste bagira secondary school, bagira primary, bukeye babura kaminuza bajyamo. Barantumira bati ko wicaye uri Nairobi waza ukadutangiriza kaminuza. Ababyeyi b'Abadivantiste mu Rwanda nibo banyimuye, ndaza ngaruka mu Rwanda, ariko muri gahunda yo kwicara mbarwa muri Kenya. N'uyu munsi ndacyabarwa muri Kenya. Ndaza niye watangije iriya kaminuza ya INIRAC, nayitangije ifite abanyeshuri 60, batagira akazu, batagira akabanza, batagira iki. Nayivuyemo
muri 2015 ifite abanyeshuri 6,000 mbasezeraho nti ndananiwe ngaho namwe nimuyobore none ubu iragaba amashami ifite ishami Nyanza ifite ishami Rwamagana ni university izwi ikomeye nije wayitangije nimaramwe imyaka hafi 10 nyuma ndicara muri uko kwicara kwanjye rero ikintu nkora no kwigisha Bibiliya umuntu yangendereye none umudivantiste tugira icyo dupfana tunje kugushima ku byiza wankoreye mu burwayi bw'amabukwe ati naragushimye wambaye bugufi nyirabukwe yagiraga ikirapfana n'umugore wanjye atari icyakabiri nje kugushimira kuko watugejeje aho tubwira ko wamaze imyaka uri pasitoro wigisha idini none ukaba waragezaho wigisha Bibiliya ati ndabigushimiye cyane kuko iki gitabo Bibiliya timukizi kirimo inyito enye ntabwo abantu bazizi kandi abagatulika baragikoresha abaporoso bazikoresha abadivantiste baragikoresha batubwiye ngo ibiri muri Bibiliya byose byavuzwe n'Imana sibyo irimo inyito ya mbere kirimo inyito y'Imana ivuga bumana kirimo inyito y'Imana ivuga nk'umuntu kirimo inyito ya Satani kirimo inyito y'umuntu utazi kukijonjora rero ngo amenye ibyavuzwe n'Imana bitandukanye n'ibyavuzwe na Satani azakyoberamo ati mbwira ikintu cyakubabaje mu kubaho kwawe kuruta ibindi ati mbwira n'ikintu cyakunejeje mu kubaho kwawe kuruta ibindi icyambabaje nuko banyigishije Bibiliya nabi nkayifata nabi nkamara imyaka mbeshya abantu nkurikiza uko nabeshya icyanejeje nuko Imana yandize ubu nkaba mfite imyaka 98 muri iyo myaka yanjye iheruka nkamenya Bibiliya nkamenya ko bambeshye nkayijyamo gacukumbura nkayimenya ngasanga n'abanyarwanda bari bazi Imana ubundi nabitaga ngo badata n'abashenzi nubwo napfa nezerewe nubu nibyo ntangiye muri uru rubuga kugira ngo mbwire abantu turi kumwe uzanyumva uzabumva ntabwo nzayigisha uko nari nsanzwe nyigisha y'ibyo ibintu bibiri cyambabaje n'icyaneje cyane rwose patience ndagushimye cyane ubundi Nowa mu gihe cya Nowa mu mateka abantu babaye babi Imana ntituyizi niyo nzababwira ibaha imyaka 120 uzi ko tuvuga ibintu rimwe na rimwe tutazi icyo tuvuga icyo ari cyo imyaka 120 yo kubihanganira abayuda kubihanganira yabaha imyaka 490 nanjye mpyisi yampaye imyaka yagera nko kuri 60 nyobya abantu kandi ndi muri Bibiliya biterwa n'abigisha babi basanze ntazi gusoma no kwandika icyo bavuze ndiyo bwana none rero ubigihe tuzamarana nzababwira iki gitabo Bibiliya nta kindi idini ndimo ni indangamuntu kuko utagize aho ubarizwa wakwitoreraho ariko idini yanjye y'ukuri ni Bibiliya niyo nyoboka nta yindi dini nyoboka Bibiliya ikivuze ariko nkamenya kwijonjora kera umugore niwe wajonjoraga ibishyimbo akamenya ibitekwa n'ibiterwa ikigore cy'igicucu
ibiterwa kikabiteka, ibyo gutekwa kikabitera kigasarura zero. Ngiye imyaka nabayemo. None rero muzajya muntega amatwi ariko muzi impyisi uwo ari we. Ubu nababwiye amateka yanjye, se nababwiye Bibiliya, ariko mukazamenya uwo muntu ubabwira uwo ari we n'inzira yanyuzemo izo ari zo. Ugize amatsiko, hari mu minsi ishize ndumva wabinganirizaho gatoya tugana ku musozo. Mu minsi ishize hari igikorwa mwakoze mufasha umwami, ntabwo mwatubwiye ukuntu yaje kuva muri Amerika. Ni koko nababwiye ko mu 1992 umwami yari yarahungiye na Irohari, ariko amererwa nabi cyane nuko naramwegeraga. Erega abanyarwanda ngo umuntu avuze imitarire y'ubuki, ubuki ntibwanyobwa. Abanyarwanda turaruhije. I Nairobi abanyarwanda baramuhemukiye, kandi n'abari impunzi baramurya, kandi yari afite ikintu kimufasha. Mbijyamo hamwe nawe tujya inama, tubijyamo inzira iraboneka mujyana muri Amerika ngo ajye kuvugira u Rwanda. Icyo gihe icyo yifu cyashaka kumujyana muri Amerika, inkotanyi zari zatangiye gutera u Rwanda. Kigera arabireba, ubundi yarababwiraga ati reka tuzatahe mu mahoro. Ntiyakundaga intambara, reka tuzareba amahoro. Muzi yuko inkotanyi nazo zitangira bageze igihe cyo gushyikirana n'abategeka mu Rwanda Arusha, ariko abo bategetse inyuma baje kuvuga ngo izo ntoke zasinye nizo zizasinyura, kandi ni koko niko byabaye. Kigero rero babireye basanga abana b'u Rwanda bahagurutse ntibazasubira inyuma, bazashira cyangwa batsinde. Zirikana kurwana n'umuntu ufite iyo ntego, kandi abo barwanaga nabo mu Rwanda. Habyarimana nawe yari afite ingabo, afite intwaro, afite abamutabara. Asanga u Rwanda ruzavamo amaraso menshi. Turabiganira ati abantu bakwiriye kubirirwa ni Abamerika, nibo babwira Habyarimana akemera gushyikirana n'inkotanyi, kuko intego yabo kwari ukumvikana, ntikwari ukurwana. Kurwana byaje nyuma. Nuko abura uko ajyayo. Hari umuzungu muri embassy y'Amerika aradufasha cyane, aduha tike na Kigeri na Benzinge. Turagenda, tugezeyo tubura icumbi, nta madolari twari dufite. Njyamo ibukuru bw'Amerika bw'Abadivantisiti, ngira umugisha mpasanga abazungu twakoranye muri Kenya no mu Rwanda. Ndabibatekereza ukuntu Musinga se w'uyu Musinga yari inshuti y'Abadivantisiti, yari yarahaye Munyeri uruhushya rwo kujya kubwiriza ku Karubanda. Intore zimuvugiraho neza ngo mbe bwana Munyeri waje kwenda icyatsi, naje guhindura intekerezo. None nimureba umwana we yaje kuvugira u Rwanda rwe mu Amerika, none bamubwiye ngo arindire. None ubwo twari tumaze kubonana na za ministeri z'Amerika nyinshi, bati uburi ino ariko icumba araribura. Waducumbikiye ku buntu iminsi yari yashize. Nuko barambwira bati Pastor Rudahigwa ari inshuti yacu, Musinga ari inshuti yacu, uyu mwami Kigeli turamucumbikira muri hoteli ya Cyami kugeza ubwo Amerika izamwakira. Kigeli mubonera icumbi ryiza, asubira mu kazi kanjye na Nairobi. Ndahamusiga, arahaguma, ntahandi yongeye guhungira.
ejo bundi umukuru w'igihugu akajya ntuma kuri Kigeli agira ngo atahe, ati genda ububwira abaretse ibyanjye bizwe n'Imana, nizi ko nzagwino cyangwa ntazagwino, ariko umubwira humure sinzamutera, ntabwo natera u Rwanda. Umwami iyo yimaga ntiyagiraga ubwoko, sindi umuhutu sindi umututsi, sinatera u Rwanda, ni ukwitera. Naba ntateye abahutu ngatera abatutsi, nimurindire icyo Imana izategeka. Ejo bundi rero nibwo koko bibaye, najyaga njyayo nkagarura ubutumwa ku mukuru w'igihugu, igihe bagitegereje ibyo Imana izakora, atangira muri Amerika. Numvise ko yatanze, bwira uyu Gerard shakira tikesha njye kumuhamba muri Amerika. Gutaha ntabwo nabitekerezaga, nuko igihe nitegura kugenda mbona abantu bantumyeho. Umuntu asanga iwanjye hariya ku Kicukiro mu Kagarama, ati hari abantu bari mu Kiyovu benshi bakuntumyeho ngo baragushaka cyane. Ni bandi? Ati simbazi. Ndagenda nsanga ni Abahindiro bateranye, buryo upfuye baramukunda, ntibari bazi yaba, ariko bumvise ngo yatanze. Abahindiro bose. Abahindiro ni bantu ki? Abakomoka kuri Gahindiro, umwami witwaga Gahindiro, nabubwo umuryango w'ibwami, abavuka ibwami. Nuko nsanga bateranye ibisaza, ibikecuru, abasore, inkumi, ibikwerere, amajigija. Nuko bamwe ndabamenya abandi sinabamenya, nimurashakira iki? Bati bumvise ibyo umwami Kigeli ko yatanze nticyane, bati icyo tugushakira niwe wamujyanye. Icyo ni kimwe, niwe uzi aho ari, niwe wamujyanye, niwe uzi aho ari. Yarakuze ubutwe naho twamumenya, niwe mukuru w'igihugu yajyaga amutumaho mukabonana, turagira ngo duherekeze. Nanjye ndahiriwe mbonye umperekeza, niteguraga kugenda. Ati ariko ndababaza ntuguse, kera mu muco w'u Rwanda, tugaruke ku muco, umuco w'u Rwanda iyo umuntu mukuru yatangaga cyangwa agapfa, abe bajyaga kubikira umwami. None rero umwami w'u Rwanda dufite ubu ni Kagame, ubu se mwamubikire batoya? None se murajya kumuzana mumuzana mu gihugu cyanyuze? Yesu yo yakavuga ati abagiye kumuzana muhereye. Ati bati ntabwo ibyo twabyibutse. Ati rero dore icyo twagushakiraga ni nk'icyo, none nimwitoremo abantu bajye kubikira umukuru w'igihugu. Ati aratwakira, arabuzwa n'ikize kubakira, kandi aho ubera abanyamusozi uramucira ngo ntabakira mutagiye. Bati uduherekeze. Ndabaherekeza se ndi umuhindiro? Reka dabahaye inama nimugende. Baragenda barabakira, kandi nimubona bakiriye neza mumubwire muti turagusaba inama, turagusaba inama. Bati nuko baragenda babakira, barangire bati turagusaba inama. Ati nta yindi nama, mugende mumuzane, u Rwanda rwiteguye kumwakira. Atariko nimumpe lisiti y'abantu mwatoranije. Arabajonjora asigamo babiri gusa muri babandi batandatu. Asigamo Mukama, asigamo Musenyera na Kireti, base babo bavaga rimwe na Musinga, n'abavandimwe ba Kigeli. Atese mpyisi we yaje mati, bati ni twebwe twamuhamagaye ngo aduherekeze n'uzi bya Kigeli. Ati koko ni ubizi, mugende ari ubayoboye, icyo ababwiye mujye mukora icyo mwembi. Ko turi batatu turagenda, tugezeyo twagira ngo turamara icyumweru tutegura uburyo bwo kumuzana. Bihinduka urubanza, dusanga Abanyarwanda
Kigeli abazungu bakunda ubwami bari biyemeje kumuha amafaranga akaba miliyoneri mu madolari, batuba impunzi ari kuba miliyoneri. Noneho barareba ati ubwo Kigeli apfuye turi imikumwe mu bana mu buzukuru ba Musinga, maze amafaranga tuyarya, amafaranga agatsindwa. abo bari abanyarwanda babivuga, abanyarwanda aribo babivuga. Noneho baratubwira bati Kigeli yaravuze ngo ntabwo azajya mu Rwanda nubwo yaba yapfuye, ngo u Rwanda ruramwanga rwamuhamba nk'uko bahamba imbwa. Tuti nimutuzanire aho yabyanditse, barahabura. Tujya mu rukiko dutora abavoka, nabo batora abavoka babo aribyo bayoboye. Bukeye turaterana turi mu nama n'abo bavoka, umuntu wese akavuga uburyo azi Kigeli. Mvuga uburyo nzi Kigeli, avoka mukuru wacu atumva rero ni wowe uzi ibya Kigeli, ni wowe ukwiye kuzaburana. Ubwo rero sinzaburana. Bati kuki? Ndi pasitori. Nubwo ndi kumwe namwe ndi pasitori. Ni mu rukiko umucamanza agutuga ibibazo wabona kugejeje ku rugahimba ikinyoma, ko ntazahimba ikinyoma mugatsindwa. Avoka mukuru ati ankora mu ntoki, ndi umuporoso, ndagushimye kutavanga isi n'ijuru, udusabire gusa tukwiriye kuburana koko. Aransegase. Tugeze mu rukiko umucamanza ati utari umuhinduro ntaburana. Kandi n'ubosire nabyo Imana yanyoboye mbyanga hakiri kare. Ba mu ruhande rw'Imana ibintu byihorera birakuyobora. Turaburana turabatsinda, umugore turawuzana. Niye wabaye umuyobozi w'itabazwa rya Kigeli, atabazwa neza, u Rwanda ruramwakira. Turashimira umukuru w'u Rwanda Kagame, yawubakiye ingoro nziza itangaza aho Kigeli ari iruhande rwa mukuru we. Ngayo mu magambo magufi byanjye na Kigeli Rudahigwa. ngibyo rwose abenshi baba bafite amatsiko, ntabwo bari bazi n'ukuntu byagenze. Reka da, hari abababonye mu nama n'abanyamakuru, abanyamakuru bakubaza bakagira ntibamenye ibyo ari byo muri rusange. abanyamusozi sinigeze mba umunyamusozi. Niko rero n'ubu urashaka umunyamusozi mu by'Imana, mu bya Bibiliya. Pasiyanse. Reka tugereze aha. None rero abazatwumva ndi kumwe n'uyu bimfashamo nguwo mpyisi, muramumvise. Kandi ibibazo muzashaka kubaza mujye mubaza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka turangije gusenga. Imana igira neza, turagushimye ko kaka kanya uduhaye muri iri cumbi ry'umwana wanjye Gerard. Ngaho rero nabwirije abantu ntazi ukuri kwa Bibiliya, baratubwiye batuyobeje. Abanyamahanga baratuyobya, basenya u Rwanda, basenya n'itorero. Iyi korona abantu ntibayizi, iyi korona abantu ntibayizi. Ni akanyafu k'Imana. None abanyamadini barakubita Imana ku munwa ngo korona nigende. Ayiyi Nyagasani, ibyo tugamije kuzabwira abantu mu ijambo ryawe uzabituyoboremo, duciye bugufi, ugaragare, tubyambarije mu izina rya Yesu. Amen. Icyo cyari igice cyagarukaga ku buzima n'amateka bya Pastor Ezra Mpyisi kuva akiri umwana kugeza ku myaka 98 afite magingo aya. Reka mbasabe yuko rero mwakanda handitse subscribe kugira ngo ibice bizakurikiraho, ni ukuvuga ibice bizagaruka kuri Bibiliya, bikagaruka no ku mateka y'u Rwanda nk'uko twabasezeranyije, bitazavaho bibacika. Reka mbonereho kubashimira ndetse mbifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza.